Hari igihe ubyita urukundo ariko nushishoza neza uzasanga atari urukundo. Ni gute umukobwa mwiza nkawe ufite ejo hazaza yumva yuko gukundwa n'umugabo wubatse urugo ari ishema? Ese utekereza yuko azareka urugo rwe akaza kubakana nawe? No, ndakubwiza ukuri yuko bitazashoboka. Yakubeshye ibinyoma byinshi bitagira uko bingana nawe uremera. None ndi kubona ugiye kuba intandaro yo gusenya urugo rwari rwuzuye. Ndi kumva hari ikintu nshaka kukubwira muri aka kanya. Ndi kumva hari inama nshaka kukugira nka mushiki wanjye. Ukwiriye kureka gukunda umugabo wubatse urugo. Erega menye neza yuko nta cyiza akwifuriza mu buzima. Ikindi kandi umenye ko nubwo yagushukisha amafaranga menshi cyane, amafaranga ntabwo aruta ubuzima bwawe. Aka kanya tekereza yuko nawe wakundwa n'umusore mwiza kandi mu kubaka urugo rwiza. Ibuka yuko uyu musore ushobora kumukunda ugasanga niwe muntu wa mbere ukunze kuri iyi. Hindukira wongere utekereze noneho uramutse usanze uwo musore cyangwa se uwo mugabo mwamubana ari kumwe n'undi mukobwa, icyo wakora. Uwo mukobwa ni iki wamukorera? Uburyo wumva wamuhigamo aka kanya nibwo uri guhigwamo. Bishatse kuvuga ngo nubwo uwo mugabo yaba akubwira yuko agukunda kandi afite undi mugore, umenye neza yuko uwo mugore aticaye gusa. Ese muhuye akaba yagukubita wabuzize iki? Abagore bafite amafaranga bona nubwo bajya barwana urugamba nk'urwo ngurwo bigere kuri teri. Ntabwo ari birenze kuba wakisanga ahantu nawe udasobanukiwe, urimo usobanura uburyo ukunda umugabo w'abandi, uburyo wahageze nawe ubwawe utabusobanukiwe. Cyeka yuko se inzozi zawe zo kuba wazagira urugo rwiza zitazaba zitangiye kwangirika. Warekeye kwifunga umugabo utari wawe. Umunsi yaguteye inda uzumva ari ibibazo bikomeye kuri wowe. Nta n'iyindi nama we azakugira usibye kuba wakuramo inda. Nanakore kukayibyara ndabizi neza yuko nta kintu azakumarira. Ariko se nagutegeka kuyikuramo uzabigenza gute? Niwanga kuyikuramo bizaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko nta kintu azaba kikumariye na gato. Ariko nanone wibuke yuko kuyikuramo ari risike ndende ku buryo ushobora no kuba wasiga ubuzima. Icyaba cyiza ntabwo ari uko ibyo bintu wabihagarika. Ese utekereza ko igihe ababyeyi bawe bamenye batazababara? Ariko se uzi umuhangayiko bagira ku bwawe? Okay, niba unahamya neza yuko nta muhangayiko bagira ku bwawe, basirengera ubuzima bwawe cyangwa utekereze ku mukunzi wawe, umusore mwiza ugukunda. Birashoboka cyane rwose yuko wabuze yuko ntawe uhari, ariko se niko tutateganya yuko ejo azaboneka. Uri kumva izo ngizo ari inkuru nziza wumva yuko azamenya, cyangwa se uri kumva ari ikintu cyiza wazamuratira? Usigira ibintu hindura sister. Ese wari uzi neza yuko iyo umukobwa amaze kubyara kandi abyariye iwabo, agaciro yari afite kose gahita kabifabusa? Ubaye ubizi ntabwo ibintu uri gukora akakanya wakabaye uri kubikora. Ariko ndabizi neza yuko gukundwa n'umugabo wubatse nta cyiza kirimo. Ariko se ni gute umugabo azakakubwira ngo ntabwo ndi guhuza n'umugore wanjye, nawe ukajyaho ukumva kuko nibyo? Ni gute wumva yuko umugabo ubana n'umugore bananiranwa, ukumva ibintu byananiye uwo mugore w'isezerano cyangwa se uwo mugore bamaranye igihe bagiranye igihe cyo kwigana ariho wabishobora? Va ku mugabo utazi agaciro ke. Va ku mugabo ushaka kukwangiriza agaciro. Va ku mugabo ushaka kukwangiriza isura. Va ku mugabo ushaka kukwangiriza ejo hawe hazaza. Va ku mugabo ushaka kutazigira wubaka. Va ku mugabo udashaka yuko uzagira abana ngo nawe ugire umuryango. Ese ujye utekereza yuko Imana irebera hose icyarimwe? Mu bintu Imana yegushyiye hose cyangwa se mu bintu Imana yaguteganyije ko ibyo ngibyo bitari birimo, uri kumva mubanye gute? Erega mwana nubwo yaba ari ubukene ntabwo igisubizo ari icyo ngicyo. Ese umuntu akugaburiye uyu munsi ukarya ugahaga ukamererwa neza, ariko ukazashonza imyaka 2, waba uri kungukira hehe? Ibintu hindura aka kanya. Hagarika urukundo rwawe n'umugabo wubatse urugo. Hagarika ko umwimenyereza ugerageza kuvugana nawe kenshi gashoboka. Utitaye ku butunzi agushukisha mubwire yuko ufite umusore ugukunda kandi ukwitaho. Tandukana nawe burundu kandi ugerageze kuba wasiba nimero ye. Tangira utekereze uburyo wakundana urukundo rw'ukuri kandi urukundo rw'umumaro. Niba hari umusore wakubwiye yuko agukunda kandi nawe ukaba wumva umukunzi, gerageza uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose abari we mukomezanye. Ikindi kandi uyu musore nawe ugomba kugendera kuri condition niba ushaka kuzagira urugo rwiza kandi urugo rw'umugisha. Gari byiza yuko uyu musore yamenye neza yuko wakundanaga n'uno mugabo. Amateka yawe ugomba kuyibikira weho ubwawe. Ugomba kwirinda kuryamana n'umuntu w'igitsina gabo uwo ari we wese kuzageza igihe uzabasha kubanirana n'umuntu Imana yakugeneye. Ajya bavuga yuko agapfundikiye gatera amatsiko. Sister nundakare kuko numvaga ibi bintu ari ngombwa kubikubwira kuko nzi neza yuko hari abana b'abakobwa benshi cyane bari kugenda bahura n'iki kibazo, kandi ndakeka ko mu bantu bari bafite iki kibazo nawe urimo. Rero nuramuka ugende kwiza inama cyangwa se ku ibintu tumaze kuganira bizagufasha kubaho ndetse kandi ubeho neza, ugire urugo rwiza, ndetse no mu gihe utararugira uzagira ubuzima bwiza. Iki kiganiro tugisoreza ahangaha, gusa niba wagikunze rwose kandi ukaba wumvise izi nama ari ikintu zigomba kuba zakugezaho, wihangane ukande like kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya wihangane ukande subscribe kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka ngaha kuri no YouTube channel Rukundo Love
love stories. Reka mbabwire ngo mwakoze cyane, reka tuze guhurira mu yindi video, kubera yuko hano haca video zigiye zitandukanye zidufasha kuba twakunguka byinshi ku rukundo, zidufasha kuba twakunguka byinshi ku bigendanye n'imyororokere. Ndakubwiza ukuri ko buri kimwe cyose wifuza ko wamenya ngaha urakibona kandi ukakibonera ku gihe. Birashoboka cyane rero ko hari icyo wakifuza uko twazakubwiraho ubutaha mu kiganiro cyacu. Ibyo nabyo ntabwo byagucinye intege, kuko birashoboka cyane ko watwandikiraho hasi muri comment tukaza tugusubiza. Ushobora no kutubwira uko wumvise kino kiganiro, nabyo birashoboka, nabyo wabikora. N'ubundi turaza muri comment n'ubundi tugusubiza. Icyo nakubwira nuko ino YouTube channel yacu igira nimero ya WhatsApp ni 0783336034. Iyi nimero wayiduhamagaraho ukaduha igitekerezo, ukadusaba inama, cyangwa se nawe haba hari icyo ushaka kutubwira ku bigendanye n'ibi biganiro byacu ukaba wabikora cyane. Mwakoze cyane, reka tuze gurira mu yindi video iri buze gukurikira iyi ngiyi.